muze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu dore imiruhi rabarembeje urusaku rurabaruhije dore imiruhi rabarembeje urusaku rurabaruhije mureke ibyifuzwa n'ab'isi mushaka ibyahishwa abanyabwenge njyewe na data tubana namwe ni muri mwenyine turi kumwe njyewe na data tubana namwe ni muri mwenyine turi kumwe murajye mumbwira ibyo mwibwira ibyo muvuga n'ibyo mukora mu miruho yanyu munaniwe bimenywa n'uzimigambi yanyu mu miruho yanyu munaniwe bimenywa n'uzimigambi yanyu inzira iraruhije mwitange mutazananirwa mukigenda murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo nuko mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro uwitanganza mugororera ndaza vuba umuseke utambitse uwitanganza mugororera ndaza vuba umuseke utambitse uwitanganza mugororera ndaza vuba umuseke utambitse ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara ngo nigiraho datari muganyira ibyo nkennye byose mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima sindubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima sindubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga guhora nsenga Uwiteka kujya kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe
mwirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ungimbere Mana isumba byose, ngenda umunyantege nke muri iyi siko ndi umwimukira, nagufite nagera he. Ungimbere mbere ingabo inkingira, Yesu mbere ingabo inkingira. Mwamundu dubirize mu isoko y'amazi y'ubugingo, unyoboza umuriro n'igicu mu nzira igana mu ijuru. Mbere impamba ijya intunga mu nzira, ijya intunga ngana mu ijuru. Mbere impamba ijya intunga mu nzira, ijya intunga ngana mu ijuru. Ningera ku nkombe yarwo ruzi, uzame gutinyuka, amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. Nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Numiteho mukiza we, umva uko nganya, ukugenderera abandi, nanjye ntunsige. Yesu mukiza, umva uko nganya, ukugenderera abandi, nanjye ntunsige. Makwegera intebe yawe, mabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye,
kukwizera Yesu mukiza umva uko nganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige na undi nakwizigira ni wowe nshaka mvura ibikomere byanjye umbabarire Yesu mukiza umva uko nganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige uri soko y'amahoro nyir'ubugingo singira undi niyambaza keretse wowe Yesu mukiza umva uko nganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige ume kukwegera Mana yanjye naho twafatanya umusaraba nagumya kwishima nkajya ngusenga nti ume kukwegera Mana yanjye ume kukwegera Mana yanjye jundengera iteka ngumye nkwizere newe na Satani ujyundwanirira ume kukwegera Mana yanjye naho natungurwa n'umwijima nkisegura ibuye mbaye njyenyine nzabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru nkomeze nkwegere Mana yanjye wakinguye ijuru Mana yanjye urwego ruriho rutugezayo mugenzi komera byusaba iteka uti tujye tugumana Mana yanjye